Nshuti z'Umurage Community turabashuhuje tubifurije umunsi mwiza ndetse no kugubwa neza. Dukomeje kubashimira uburyo mukurikirana ibiganiro tugenda tubagezaho, yaba ari ababyumva, ababisangiza abandi ndetse n'abatanga komantere, mwese turabakunda. Nk'uko mubizi tubagezeho inkuru z'iyobokamana ndetse n'umuco, nk'uko twabyemeje guhindura sosiyete ndetse no guhindura abantu mu nzira igana mu ijuru. Ahangaha rero kuri iyi nkuru y'umuco turabagezaho inkuru igaragara ku gihe.com igaragaza uburyo Pastor Ezra Mpyisi uzwi cyane mu iyobokamana ndetse no mu muco, inkuru yatangaje agaragaza uburyo umwami Kigeli yaba yarakomeye ku muco ndetse akanga kurongora ndetse no gutaha adasezeye. Imyaka 62 ikaba ishize umwami wa nyuma w'u Rwanda ariwe Kigeli wa gatanu Ndahindurwa yimikiwe Imwima mu karere ka Nyanza. Akaba yarimitswe abanyarwanda bakiri mu gahinda n'urujijo nyuma y'itanga ritunguranye rya Mutara wa gatatu Rudahigwa, bari bamaranye imyaka igera kuri 28. Ahangaha rero uyu mwami Kigeli akaba yarimitswe u Rwanda ruri mu bibazo, hakaba hari inkundura y'amashyaka. Icyo gihe akaba yararwaniraga ubutegetsi nk'ayo bita za Parimehutu, Aprosoma, Inari ndetse n'andi. Abaturage bakaba batangiye gucikamo ibice. Ahangaha rero ubutegetsi bwe bukaba butararambye kubera yuko bwari butishimiwe n'Ababiligi, ndetse icyo gihe bakaba baricaga ndetse bagakiza mu Rwanda kugeza bamuhejeje ishyanga ataramara umwaka ku ngoma. Imyaka isaga 50 uyu mwami Kigeli akaba yarayimaze mu buhungiro, akaba yarabaye mu bihugu bitandukanye kugeza ubwo mu Kwakira mu mwaka wa 2016 yatangiraga ishyanga, ariko kubw'amahirwe agatabarizwa mu Rwanda yimikiwe. Pastor Ezra Mpyisi ni umwe mu babanye n'umwami Kigeli kuva mu buto, ndetse amubera umujyanama ku bw'ubusabe bwa Mutara wa gatatu Rudahigwa, agakomeza kumuba hafi kugeza ku munsi we wa nyuma no mu itabarizwa rye. Uyu mugabo bita Mpyisi nk'uko tubikesha Igihe, akaba yaratangaje ko afite urwibutso rukomeye cyane kuri Kigeli kuko yubahaga ibyo Rudahigwa yamuraze, apfa abirimo. Ibyo bikaba ubutwari bwe. Mu gihe u Rwanda rwa nyuma y'ubwigenge rwaranzwe n'ivanguramoko ryagejeje kuri jenoside yakorewe Abatutsi, nta muntu n'umwe Kigeli yigeze yumvikana ashyigikira amoko ndetse n'ibisa nabyo. Mpyisi avuga ko ari umwe mu mirage yasigiwe na Rudahigwa, dore ko ngo hari ubwo bamwe mu banyarwanda bajyaga bamubwira ko bazamufasha gutera agasubira ku butegetsi, ariko akabyanga. Nibwo yavugaga ati iyo umwami yimaga ntiyabaga akiri umuhutu, ntiyabaga akiri umututsi, yabaga ari uw'abanyarwanda bose. Akagaragaza ko abahutu ari abana be, abatutsi ari abana be, ndetse n'abatwa bakaba abana be. Ati none se nabasha kubaterana? Nicyo cyatumye abahutu bamubwiraga gutera akanga, abatutsi bamubwira gutera u Rwanda akanga. Akaba yari yarabirazwe na mukuru we. Aha Mpyisi yakomeje agaragaza uburyo yahatiwe kurongora akanga gutatira umuco. Ubusanzwe mu migenzo y'ubwiru nyarwanda, umwami wahunze igihugu ntabwo yabaga yemerewe gushaka umugore. Niyo byabaga byabaye wenda hari uwo yahunganaga cyangwa se yamushakira iyo yimaga, ntabwo yabaga yemerewe kumuhungukana. Uyu mwami Kigeli akaba yarimye afite imyaka 23, bivuze ko yarakiri umusore, mu gihe mu iyima rye nta mugore yari afite. Pastor Ezra Mpyisi akaba yaravuze ko nta mwanya yari kubona wo kumushaka kubera ko yimye u Rwanda ruri mu ntambara, mu gihe gushaka ari ukwinezeza. Intego ye yibanze kukaba kwari uguharanira guhosha ibibazo byari mu Rwanda ndetse no kurushakira ubwigenge nk'uko mukuru we Rudahigwa yari yarabitangiye. Amaze guhezwa ishyanga mu mwaka 1960, intambara ikaba yarahinduye isura, atangira gushaka uburyo yagaruka mu gihugu, ari nabwo yashoboraga gushaka umugore nk'uko umuco wabiteganyaga. Ahangaha kuba yarapfuye akiri mu buhungiro, Pastor Ezra Mpyisi akaba yaravuze ko ibyo byatumye adashaka umugore kuko byari ukunyuranya n'umuco.
nibwo yavuze ati cyaraziraga nta mwami warongoreraga mu mahanga. Mu muco w'i Rwanda cyaraziraga byitwaga kirazira. Yazize kwanga kugambanira umuco w'u Rwanda. Pastor Mpyisi yavuze ko ubwo yari mu buhungiro muri Uganda, umwe mu basenyeri b'Abangirikani yamwemereye kumufasha agashaka umugore, undi akamutsembera. Ati musenyeri wa Poroso yigeze kumunteza turi Kampala, ati wowe mwumvikana ngwino tujyane umume Ndahindere tumushakire umugore. Kigeli arangije abwira musenyeri ati uri musenyeri, bakabaye bavuga ngo nta musenyeri ushaka umugore, wagambanira ubusenyeri bwawe ushaka umugore. Undi ati oya. Kigeli aramusubiza ati none se uranyushya gute? Umuporoso ati uransinze. Ikindi ngo yasabwe gutaha arabyanga. Mpyisi avuga ko Perezida Kagame yigeze kumutuma ku mwami Kigeli kugira ngo atahuke mu Rwanda abeho nk'umwami, agenerwa na pansiyo nk'uwahoze ayobora igihugu. Mpyisi yagiye i Virginia muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yari ari inshuro zigeze kuri 2 ajyanye ubutumwa bwa perezida, ariko Kigeli arabyanga avuga ko adashaka ikimuteranya na Perezida Kagame. Ati yaravuze ati nimiye imwima, nimikwa n'abahutu n'abatutsi n'abatwa, sinimitswe n'umuntu umwe, nagarurwa n'umuntu umwe. Aramakanira ati ntashye nsezeye abanyarwanda ndabazi banteranya na Kagame cyangwa se kandi ari umwana wanjye. Icyo gihe ngo yabajijwe amaherezo ye, asubizwa ko azwi n'Imana. Ati nzagwa muri Amerika cyangwa nzataha. Ubwo yari amaze kubona ubuhungiro muri Amerika, bikaba aribwo yemerera ubwenegihugu bw'icyo gihugu, ariko arabwanga kuko yumvaga yabagambanira u Rwanda. Mpyisi yagaragaje ko Abanyamerika bashatse kumuha ubuturage, arabwanga ati mbagambanira u Rwanda, ndi impunzi izataha, nimfata ubuturage se bizagenda bite? Ahangaha hakaba hari abantu bateze Mpyisi imitego nk'uko bivuga, kugira ngo bigaragambirize ku itabaro. Uyu mugabo bita Pastor Ezra Mpyisi, mu makuru y'itanga ry'umwami Kigeli, ahangaha ubwo yamenyekanaga, abahindira umwami akomokamo bakaba barateranye batoranya abagomba kujya kuzana umugogo we ugatabarizwa mu Rwanda. Mpyisi umwe mu basabwe kujya kuzana umugogo, bagezeyo bibanza kujya mu manza zamaze amezi 3, ariko kuko ababanaga n'umwami barimo Boniface Benzige batashaka ko atabarizwa mu Rwanda. Ahangaha itsinda ryari ririmo Mpyisi n'abanyamategeko baryo bakaba baratsinze urubanza, urukiko rutegeka ko umugogo w'umwami utabarizwa mu Rwanda. Ahangaha mu gitondo cyo kuwa 15 Mutarama 2017 akaba aribwo Abanyarwanda b'imihanda yose bakoraniye imwima, aho umwami Kigeli y'imike bongera kuhahurira bamutabariza. Ezra Mpyisi akaba yaravuze ko muri uko kumutabariza haba hari abashatse kumutega ibitego bifuza ko abaha ijambo kugira ngo bigaragambye. Ati abantu bakansanga bati Kigeli yatugiriye neza, turashaka kugira icyo tuvuga. Ubwo bamwe bashaka kuvuga bigaragambya bavuga bati niba mumuhambye mu cyubahiro ni mu gihambemo na Habyarimana na Kayibanda, biratuyobera. Ni Mpyisi watangaje ibingibi. Ndareba ni ikinyoma kikiza Imana, ntabwo ikita icyaha. Ndababeshya ni dufite igihe gito, niturangiza kumurenzaho agataka ndagaruka mu cyicaro maze mwishyire mwizane mubaze. Biraba bityo mu mahoro. Turangije tumurenzaho agataka, mbwira umushoferi wari wantwaye ati imodoka kandagira umuvuduko ukurire ikirenge i Kigali, ndububa batande banja mu modoka. Feri ya mbere Mpyisi akaba agaragaza ko bayifatiye i Kigali, abasigaye imwima bajya mu cyicaro, barahamagara bati Mpyisi ari he? Batireka da, barategereza baraheba, barataha ibya Kigeli birangira gutyo. Pastor Mpyisi akaba agaragaza ko ashimira Kigeli kuba yarasoje urugendo rwe ku isi adahemutse, agakomera ku ijambo rye ryo guharanira ubwigenge bw'Abanyarwanda. Uyu mwami Kigeli Ndahindurwa akaba yarabatijwe Jean Baptiste nyuma yo guhezwa ishyanga ubwo yari
yagiye mu bwigenge muri Congo, akaba yarahungiye mu bihugu bitandukanye birimo Tanzania, Uganda ndetse na Kenya, agakomereza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho yabonye ubuhungiro mu mwaka w'1992, akaba yaratuye mu mujyi muto witwa Octon wo muri Leta ya Virginia, ari naho yatangiye mu mwaka wa 2016. Murakoze cyane abakunzi b'Umurage Community, ni Obededom Frodouard. Ciao.